Reka tubasuhuze tubahe n'ikaze kuri iyi cano mwahisemo gukurikira, ikaze muri rusange ku bahageze bwa mbere turabibutsa yuko iyi cano ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byibanda ku ndwara, ku buzima ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Ubu rero noneho tugiye kuvuga ku kiganiro kijyanye n'ibibi byo kuryama igihe gito mu gihe cy'ijoro. Turagaruka ku ngaruka zishobora kukugeraho mu gihe udasinzira amasaha ahagije mu gihe cy'ijoro. Kudasinzira igihe gihagije cyane cyane muri iki gihe, aho usanga benshi bafite byinshi byo gukora bagahitamo kutaryama cyangwa gusinzira amasaha make, bigira ingaruka mbi muri rusange ku buzima. Ushobora gusinzira utinze umunsi umwe ntibigire icyo bitwara, gusa kubikora iminsi yikurikiranya bishobora kukuzanira ibyago cyangwa se ibibazo. Mu by'ukuri rero kuryama amasaha make mu ngaruka zishobora kukugeraho harimo n'uko bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, sisiteme iminitere igatangira kuhagirira ibibazo. Gusinzira igihe gito bigira ingaruka ku budahangarwa bw'umubiri, bugufasha kurwanya indwara nk'ibicurane, gufungana n'izindi zitandukanye. Iyo uryamye, urwungano rw'ubwirinzi bwawe bukora poroteyine izwi nka sitokine n'abandi basirikare bitabazwa mu kurwanya infection n'ubundi burwayi cyangwa se no kubyimbirwa. Mu gihe uru rwungano rudakora neza, urunyine rw'ubudahangarwa, nibwo utangira kwibasirwa n'indwara zitandukanye, yaba izituruka kuri virusi na bagiteri, ugahora wibasirwa n'indwara za hato na hato. Ibi kandi byo kutaruhuka cyangwa se kudasinzira amasaha ahagije byangiza umutima. Hatitawe ku gitsina, imyaka cyangwa ibiro ufite, gusinzira igihe gihagije ni ingenzi cyane ku mikorere y'umutima wawe. Gusinzira neza bigira uruhare rukomeye mu gusana no gutunganya cyangwa gutuma udutsi duto dutwara amaraso tuyageza ku mutima dukora neza bihagije muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru cyandika ku mutima ku mugabane w'Uburayi cyitwa European Heart Journal bwerekana ko abantu baryama hasi y'amasaha 6 baba bafite ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ndetse na stroke, ugereranyije n'abaryama amasaha 7 kugeza ku masaha 9. Kimwe n'uko kuryama igihe kirekire nabyo bigira ingaruka mbi ku mikorere myiza y'umutima, nabyo ugomba kubyirinda. Ingaruka zakugeraho kandi harimo no kuba bigira ingaruka mbi ku bwonko no kwibuka. Kuryama igihe gihagije bigira akamaro nk'uko twese tubizi, kuko bigufasha kwibuka cyane, gutekereza ndetse no kubasha gufata mu mutwe. Iyo utasinziriye bihagije, kenshi biragorana gukora no kwita ku byo ushinzwe umunsi ukurikiyeho. Kudasinzira bihagije bishobora kugira kandi ingaruka ku buryo wita ku bintu, kwibuka, gutekereza no gukemura ibibazo bitandukanye ndetse no gufata ibyemezo bigiye bitandukanye. Bigira kandi ingaruka zikomeye mu buryo wibuka ibintu, yaba ibya vuba cyangwa ibya kera. Niba wifuza ko ubwonko bwawe bukora neza, ryama amasaha ahagije buri joro. Bishobora kandi gutera kwiheba no kwigunga. Mu by'ukuri kuryama amasaha adahagije byagutera iki kibazo gikomeye nk'uko mubibona. Kumara igihe kinini utaryama byongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara yo kwigunga, depression. Bihindura imikorere kandi y'imisemburo ishinzwe guhererekanya amakuru ku bwonko, neurotransmitters.
ikaba ariyo mpamvu nyamukuru itera depresiyo. Kimwe n'uko depresiyo ubwayo ishobora gutuma udasinzira neza bihagije. Abantu barwaye depresiyo bakunze kuryama amasaha make atageze nibura no ku masaha 6. Ikindi kandi kudasinzira ni kimwe mu bimenyetso bya mbere bya depresiyo. Niba urwaye depresiyo ukaba ufite ibibazo byo kudasinzira neza, gerageza ushake inzobere mu byerekeye indwara zo mu mutwe muganire. Ikibazo cyo kudasinzira cyangwa se kutaruhuka amasaha ahagije mu ijoro byongera kandi ibyago byo kwibasirwa na diyabete. Kumara igihe kirekire utarasinzira kimwe no kuryama igihe kirekire cyane byongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara zikomeye nka diyabete. Kuryama amasaha ari munsi y'6 cyangwa ari hejuru y'amasaha 9 byongera ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2 ndetse n'isukari ikaba nyinshi mu maraso bitewe n'ukwinangira k'umusemburo wa insuline nk'uko byerekanwa n'ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru JAMA International cyangwa se JAMA Internal Medicine. Bishobora kandi gutuma wiyongera ibiro. Kutaruhuka, kutaryama kandi amasaha ahagije mu ijoro bishobora gutuma wiyongera ibiro. Gusinzira amasaha ahagije bifasha kuringaniza ibitera ubushake bwo kurya no gusonza mu mubiri. Iyo udasinziriye igihe gihagije nk'uko umubiri ubikeneye, byongera ikorwa ry'umusemburo wa ghrelin. Uyu ukaba ari wo musemburo utuma wumva ushonje ndetse bikagabanya ikorwa ry'umusemburo wa leptine, ukuraho ubushake bwo kurya igihe uhaze. Ikindi mugomba kumenya ni uko kudasinzira amasaha ahagije mu ijoro byangiza uruhu. Kutaryama amasaha ahagije mu ijoro bitera amaso gutukura cyane ndetse uruhu rukikije amaso rugakanyarara. Uretse amaso bihita bigaragara cyane n'uruhu muri rusange niko bigenda. Kudasinzira igihe gihagije bigira ingaruka ku mikorere myiza y'uruhu n'uburyo rukweduka. Iyo udasinzira amasaha ahagije byongera ikorwa ry'umusemburo wa cortisol. Uyu musemburo ubuza ikorwa rya poroteyine z'ingenzi mu gutuma uruhu ruhora ruhehereye kandi rworoshye. Iyo uruhu rwawe rukanyaraye niho ku maso utangira kubona hipfunyaritse, iminkanyari nayo ikaza ari myinshi. Niba ushaka guhora uruhu rwawe rumeze neza, ugahorana itoto no guhora uruhu rworohereye, kuryama amasaha ahagije bizagufasha cyane nk'uko twabibonye muri iki kiganiro. Reka nshimire buri wese waduhaye inkunga yo kubana natwe muri iki kiganiro. Naha rero tugisoreje, nakagaruka. Niba ufite igitekerezo watwandikira muri comment, nta kibazo, byatugeraho ibitekerezo byanyu tukagira icyo tubivugaho cyangwa se tubisubizaho niba ari ibibazo. Turashimira buri wese rero wakoze subscribe. Reka dufate uno mwanya tubibutse gukora subscribe abataragera kuri urwo rwego rwo kuyikora, kugira ngo n'ibiganiro tugenda dukora bijye bibashyikaho cyangwa se bibagereho mu buryo bworoshye. Turabashimiye, nawe utaha.